ariko y'ukuntu abakristo bavuye muri Yemen baje kuri Khalifa Umar bin Khattab naje amubwira tuje kukubaza ikibazo n'ugisubize turatuba abayisilamu. Icyo kibazo cyadakiye nuko Umar arangije afungura imubaza barangije baramubwira barangije baramubaza uko niba ari gusimbura n'umwayimana tubwire ibintu bine byabaye hano ku isi bifite ubuzima ariko bitavuye mu nda ya nyina. Omari ati ahita areba gutya ku ruhande abwira umusozi ati ujye kugendera mbere mubwire ngo kabaye kuvuga se nazanye ikigereje ko mubwire ngo hahiye mubwire ngo hahiye. Umusore abaragiye bafashe ifarasi arirukanse baragira asanga Omari yicariye iwe imbere y'umuryango no gushora inkweto yicaye hasi. ubwo buryo nagira biramubwira ati ngo Khalifa namwe ngo hahiye. Byagenze bite? Umusore aramubwira Imam Ali atafata ifarasi kuko yumva ko hahiye, atafata ifarasi aziruka. Noneho Umar bin Khattab yari yacecetse abonye mama arahageze aje ngo hajya mu maguru mwavugaga mutesha manda kuntu takuru aje mwavuga gute n'umujye kubaza ikibazo cyane zibamwe wesura ngani mubaza ni mama wari kuyobora isaranije arongeragaza icyo kibazo. Ibintu bine byabaye hano ku isi bifite ubuzima ariko bitavuye mu nda ya nyina. Imam Ali arangije arababwira ati icyo kibazo cy'abavanye iyo ngiyo yose iki kibazo cy'abana nta kindi kibazo gifatika mufite. Omari nawe abo bakristo bati nta kindi. Imam Ali arangije arababwira icyaha Adamu siko yo kwisi afite ubuzima ibyo nande Hawa mama wacu umugore wa Nabi Adamu nuko rero no kuvuga ko iyo tuvuze salawati ni ikintu kiremereye cyane. uzi ko ubwo Nabi Adamu Imana yari imaze kumuremera Hawa, Nabi Adamu yarebye mama wacu Hawa yumva aramukunze cyane, yumva ashyizeho amashyushyu yo kujya kumwegera. Marayika Jibril araje amubwira ati ya Adamu itonde urajya kumwegera wamutangiye inkwano. Ati se nabyo byari birimo ati Marayika Jibril araje aramubwira ati ntabwo amategeko y'Imana ntabwo kongera umugore atari umugore wawe. Nabi Adamu ati se muri kizi ati Marayika Jibril araje avuga ngo tangira inkwano. Nabi Adamu ati se inkwano si inkwano bazikura ngambwira inkwano namuha. Marayika Jibril araje abwira Nabi Adamu inkwano zawe kuri Hawa ni ukuvuga ngo Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rero tuvuze salawatu ni inkwano ya papa wacu Adamu kuri mama wacu Hawa. Niyo mpamvu twe tugomba kurangwa na salawatu uko nizo nkwano za mama wacu Hawa. Nuko Imam Ali akomeza amubwira ati uwa mbere ni Adamu, uwa kabiri ni Hawa, uwa gatatu icya gatatu ni inkuru ya Nabi Musa. Nabi Musa ni inkuru ndende Sheikh Arafat ndabona batangiye kundeba nabi. Yarageze kwa Firauni mani mweje kwa Firauni. Firauni yaravuze ngo kuko icyo gihe baba munsi yacu ni tekinoloji. Kuri icyo gihe cya Nabi Musa ibintu by'uburozi nibyo byari bigezweho. Kugira ngo batesitinge ingufu z'umuntu bakoreshaga ibintu by'amarozi.
Firauni arangije abazana Musa uri intumwa y'Imana. Musa yaraje intumwa y'Imana arangije ababwira Musa ko nakoreza icyo umwana wabaye intumwa gute. Musa ati nyamara njye intumwa y'Imana kandi Imana ikuntumyeho ko wagabanya ikiguri. Musa arangije Firauni arangije amubwira ko mujye kunshakira n'abarozi beza n'abandi b'abarozi ba karite mubanzanire hano bahangane na Musa turebe. Baragenda abarozi baraza bakora ibintu by'uburozi byabo, hari hanze inzoka nyinshi cyane. Nabii Musa nawe biramucana. Imana irangije iti kubera ko yari Imana itegeka wayo, irangije amubwira ati yewe Musa jugunya icyo kiri mu biganza byawe by'iburyo. Yari yamoni yahise ivamo inzoka ikigira twavuga twose twababarozi. Nabo barozi ubwabo bahise batangara bahita baba Abayisilamu kugeza ubwo na Firauni yahise bagerageza bakata imitwe kuri gukata imitwe kwambura abashe no kunyoko. N'ubundi niho byavuye kwa Firauni. Iyo mboni yahise igira ubuzima iba inzoka. Ni icya gatatu. Icya kane ari nacyo cya nyuma ngira ngo nsorezeho. Icya kane ni ya samaki yabize Nabii Yunusu. Iriya nta yindi samaki yayibyara. Imana niyo yayiremye ikira ku isi igahabwa ubuzima kuri misiyo yo kubika intumwa y'Imana Nabii Yunusu. Abo bakristo kugira ngo bamaje basubiza ko twaba Abayisilamu basi bakora twashaka kureba umusimbura w'intumwa y'Imana turamubona. N'uyu nguyu ntabwo ari uyu nguyu. Rero twebwe abashiya ba Imam Sadiq n'abashiya b'Abayimana muri rusange tugomba kurangwa n'ubugenge. Ntabwo tugomba kuba abantu no kuvuga ibyo tudafitiye ubumenyi. Tugomba kugira ubumenyi tukiga kugira ngo tugire ubugenge. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.